Nyuma y'imyaka irenga 40 igihugu cya Libya cyayobowe n'umugabo umwe rukumbi Colonel Muammar Gaddafi wafashe ubutegetsi mu mwaka wa 1969 yiritse umwami Idris maze agahindura igihugu cye ku buryo yagishize mu maboko ye wenyine. Yita umuyobozi w'impinduramatwara, yandikisha igitabo The Green Book cyasobanura gukora Libya yagombaga kuyoborwa. Mu gihe bamwe bamubonaga nk'intwari yahaniraga Afurika n'ubwigenge bwayo, abandi bamufataga nk'umunyagitugu wakandamizaga abatavuga rumwe nawe. Ariko nyuma y'iyo politiki ikomeye, hari umuryango we wagize uruhare runini mu miyoborere y'igihugu. Colonel Gaddafi yari afite abana 10 bose hamwe, barimo 8 yabyaye ndetse n'abandi 2 yafashe nk'abana be. Bakurira mu buzima bwihariye burimo ubukire, umutekano n'ububasha budasanzwe. Muri bo Saif al-Islam yagaragaye nk'umunyabwenge wize mu mahanga, ufite icyerekezo cyo gusimbura se, akaba ari nawe waje kwigaragaza kurusha abandi, kandi akaba ari nawe twibandaho muri iki kiganiro. Muhawe ikaze, reka tuvuge kuri Saif al-Islam Gaddafi. Saif al-Islam Gaddafi yavutse mu mwaka wa 1972 avukira mu murwa mukuru wa Libya, Tripoli. Mu gihe se Muammar Gaddafi yari amaze kwigarurira ubutegetsi no kubaka ubutegetsi bukomeye, yavukiye mu muryango utari usanzwe, aho kuva akiri muto yari azengurutswe n'abasirikare bamurindaga, abayobozi bakuru n'abakozi benshi bo mu rugo, bikamugira umwana wakuriye mu mutekano ukabije no mu buzima bw'ubukire budasanzwe. Akiri umwana, Saif ntiyigeze abaho nk'abandi bana ba Libya. Yigaga mu mashuri meza, akigishwa n'abarimu b'indobanure kandi akamenya kuvugana n'abanyamahanga ndetse n'abanyapolitiki bakuru bajyaga basura se. Ibi byatumye akiri muto atangira kumva ko afite inshingano zikomeye mu muryango no mu gihugu. Mu gihe yavaga mu busore, Saif yagiye kwiga mu mahanga, cyane cyane mu Bwongereza, aho yize muri London School of Economics. Aho niho yize politiki, ubukungu n'imibanire mpuzamahanga. Akura ubumenyi bwatumye atandukana n'abavandimwe be benshi bari baribanze ku gisirikare n'imbaraga. Mu gihe abandi bavandimwe be bigaragazaga cyane mu gisirikare no mu myidagaduro, Saif we yumvagamo ko ashaka kuba umuhuza, umunyabwenge n'umuyobozi wifashisha ubwenge aho gukoresha imbaraga. Yashakaga kugaragaza ko ubutegetsi bwa se bushobora guhinduka bukaba bworoshya ubuzima bw'abaturage, bukegera amahanga kandi bukagira isura nshya. Igihe yatangiraga kugaruka muri Libya nyuma yo kwiga, yatangiye kwigaragaza mu bikorwa by'ubutabazi, imiryango itegamiye kuri leta, ibiganiro n'ibihugu by'amahanga, binyujije mu muryango yashinzwe witwaga Gaddafi Foundation. Benshi batangiye kumubona nk'umwana w'umuyobozi ufite icyerekezo gishya, ushobora kuzana impinduka, ndetse bamwe bakamwita isura nshya ya Libya. Ariko nubwo yari afite iyo shusho nziza mu mahanga, imbere mu gihugu hari abamubonaga nk'igikoresho cy'ubutegetsi bwa se, abandi bakamushidikanyaho bibaza niba koko yari afite ubushobozi bwo kwigenga no guhindura systeme yakandamizaga abaturage. Ibi byatumye ubuzima bwa Saif al-Islam buhora buri hagati y'isi ebyiri, isi y'ubwenge n'impinduka, n'isi y'ubutegetsi bukomeye n'igitugu. Nyuma yo kurangiza amasomo ye mu Bwongereza, Saif al-Islam Gaddafi yasubiye muri Libya afite icyizere n'inzozi zo guhindura isi y'igihugu cye. Yari yarabonye uko ibihugu byateye imbere bikora, uko demokarasi ikora, n'uko abaturage bagira uruhare mu miyoborere. Ibi byatumye atangira kwiyumvamo ko Libya nayo ishobora guhinduka ikava mu butegetsi bukandamiza ikajya mu miyoborere ifunguye kandi igezweho. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2000, Saif yatangiye kugaragara cyane mu ruhando rwa politiki, nubwo atari afite umwanya wa leta ku mugaragaro. Yakoresheje umuryango yashinze, Gaddafi International Charity and Development Foundation, mu gutangiza ibiganiro ku burenganzira bwa muntu, gufungura abanyapolitiki bafunzwe no gushishikariza leta gukorana n'amahanga. Yagize kandi uruhare runini mu gufasha Libya kongera kugirana umubano mwiza n'ibihugu by'Uburayi na Amerika, cyane cyane nyuma y'imyaka myinshi igihugu cye kiri mu bihano mpuzamahanga. Yari umwe mu bagize uruhare mu biganiro byatumye Libya yemera kwishyura indishyi ku bahohotewe mu kibazo cya Roque Libya, ndetse ikanemera guhagarika porogaramu z'intwaro z'ubumara. Kubera uwo muhate, amahanga yatangiye kumubona nk'umuyobozi mushya ushobora gusimbura se. Abanyamakuru bo hanze bamwise umwana w'impinduka cyangwa isura nshya ya Libya. Abashoramari n'abanyapolitiki batangiye kwegera Libya babinyujije kuri we. Imbere mu gihugu, Saif yatangiye kwinjira mu biganiro bikomeye by'ubutegetsi. Yaganiraga n'abaminisitiri, abasirikare bakuru n'abayobozi b'imitwe ya politiki. Nubwo igihugu kitari gifite amashyaka menshi yigenga, yageragezaga gushyira imbere ivugurura mu by'amategeko, itangazamakuru ndetse n'ubukungu. Ariko uko yagendaga agira ijambo rikomeye, niko yagendaga agirana amakimbirane n'abari bashyigikiye imiyoborere ya se yari ikakaye. Bamwe mu basirikare n'abanyapolitiki ba kera bamubonaga nk'ushaka kubambura ububasha, bakamufata nk'umuntu ushobora guhungabanya systeme bari barubatse.
yagize kandi uruhare runini mu gufasha Libya kongera kugirana umubano mwiza n'ibihugu by'Uburayi na Amerika, cyane cyane nyuma y'imyaka myinshi igihugu cye cyari kikiri mu bihano mpuzamahanga. Yari umwe mu bagize uruhare mu biganiro byatumye Libya yemera kwishyura indishyi ku bahohotewe mu kibazo cya Roque Libya, ndetse ikanemera guhagarika porogaramu z'intwaro z'ubumara. Kubera uwo muhate, amahanga yatangiye kumubona nk'umuyobozi mushya ushobora gusimbura se. Abanyamakuru bo hanze bamwise umwana w'impinduka cyangwa isura nshya ya Libya. Abashoramari n'abanyapolitiki batangiye kwegera Libya babinyujije kuri we. Imbere mu gihugu, Saif yatangiye kwinjira mu biganiro bikomeye by'ubutegetsi. Yaganiraga n'abaminisitiri, abasirikare bakuru n'abayobozi b'imitwe ya politiki. Nubwo igihugu kitari gifite amashyaka menshi yigenga, yageragezaga gushyira imbere ivugurura mu by'amategeko, itangazamakuru ndetse n'ubukungu. Ariko uko yagendaga agira ijambo rikomeye, niko yagendaga agirana amakimbirane n'abari bashyigikiye imiyoborere ya se yari ikakaye. Bamwe mu basirikare n'abanyapolitiki ba kera bamubonaga nk'ushaka kubambura ububasha, bakamufata nk'umuntu ushobora guhungabanya sisiteme bari barubatse. Ibi byatumye habaho gutandukana mu muryango wa Gaddafi ubwawo. Hari abashyigikiraga Saif n'ibitekerezo bye by'impinduka, n'abandi bashyigikiraga imiyoborere ishingiye ku mbaraga no ku bwoba. Nubwo yari akomeje kuvuga ku mpinduka, Saif ntiyigeze ashyira mu bikorwa impinduka zikomeye koko. Byashakaga byakundaga guhagarikwa n'ubutegetsi bukomeye bwa se ndetse n'abamwegereye. Ibi byatumye bamwe batangira kumushidikanyaho, bibaza niba koko yari umuyobozi w'impinduka cyangwa niba yari isura nziza yo guhisha sisiteme yakandamizaga abaturage. Uko imyaka yicumaga, Saif al-Islam yarushagaho kuba umuntu w'ingenzi mu miyoborere ya Libya. Akaba umuhuza hagati y'ubutegetsi bwa se n'isi yo hanze, ariko kandi akaba ari n'umuntu wagaragaraga nk'ushobora kuzasimbura Gaddafi mu gihe kizaza. Mu mwaka wa 2011, Libya yahuye n'impinduramatwara ikomeye. Abaturage basaba ko Muammar Gaddafi ava ku butegetsi. Saif al-Islam yaje kugaragara ku mugaragaro nk'umuvugizi w'umuryango we, avuga ko bashyigikiye impinduka zoroheje, ariko bananirwa kwemera ko igihugu gisimbuka ubutegetsi bwabo. Yakomeje guhagarara imbere y'itangazamakuru asaba ko habaho ibiganiro, ariko kandi yagiraga ijambo rikomeye mu gisirikare, yitwara nk'umuhuza hagati y'abarwanyi ba se ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibyo byatumye bamwe bamubonaga nk'umuntu ushobora kugabanya amaraso, abandi bakamushidikanyaho ko ari isura y'ubutegetsi bukandamiza. Mu gihe revolusiyo yakomezaga, Saif yarafatanyije n'ingabo z'umuryango mu guhangana n'abarwanyi, ariko nta shingiro ryo kwigarura ubutegetsi bwose yari afite. Ibi byatumye arangiza mu buryo bw'amakimbirane n'ubufatanye butuzuye hagati y'abarwanyi n'ubutegetsi bwa se. Mu ntangiriro, Saif al-Islam yari yarabonetse nk'isura nshya ya Libya, umuyobozi w'impinduka ushobora kuzana demokarasi, ubwigenge n'imiyoborere ifunguye. Yari yarashinzwe ibikorwa by'ubutabazi, ibiganiro n'amahanga ndetse n'imishinga yo gukuraho ibihano by'igihugu cye. Abanyamahanga benshi bamubonaga nk'umwana w'umuyobozi w'ubwenge ushobora gusimbura se mu gihe kizaza. Ariko mu mwaka wa 2011, ubwo revolusiyo y'abaturage yatangiraga, Saif yasabwe guhitamo hagati yo gushyigikira abaturage cyangwa umuryango we. Yahisemo guhagarara ku ruhande rw'umuryango wa Gaddafi, avuga ko bashyigikiye impinduka zoroheje, ariko anasubiza inyuma ibikorwa by'abaturage bifuza ubutegetsi butandukanye. Ibi byatumye isura ye ya politiki yinjira mu myanya y'umwanzi mu maso y'abaturage benshi, kuko yabaye igikoresho cy'ubutegetsi bw'umuryango we aho kuba umuhuza cyangwa umuvugizi w'impinduka. Uko revolusiyo yagiye ikomeza, ubusobanuro bw'icyo yari cyo bwarahindutse. Ava ku mwanya w'icyizere, aba umuntu ushyigikira ubutegetsi bukandamiza, akura urwango no gushidikanya mu baturage, kugeza igihe yafashwe n'abarwanyi b'inyungu z'ubwigenge, maze agenda ajya mu mateka y'umurage w'umuryango we hamwe n'urupfu rw'abaturage. Nyuma y'impinduramatwara yo mu 2011, ubuzima bwa Saif al-Islam Gaddafi bwahindutse burundu. Yafashwe n'umutwe w'ingabo muri Libya ukomoka mu mujyi wa Sirte uri mu burengerazuba bwa Libya, maze ajya mu maboko y'urukiko mpuzamahanga ICC, kuko yashakishwaga kubera ibyaha by'intambara n'ikoreshwa ry'ingufu ku baturage batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa se. Mu myaka yakurikiyeho yashakaga kugaragara nk'umuntu wiyunze, ariko amateka ye yari yarahindutse cyane. Isura ye y'amahanga n'imbere mu gihugu ikaba itari imwe. Kuri uyu wa 3 Gashyantare 2026, amakuru atangwa n'ibitangazamakuru byo muri Libya avuga ko Saif al-Islam Gaddafi yiciwe mu nzu ye hafi ya Sirte. Akaba yishwe ku buryo butunguranye nyuma y'imyaka isaga 15 kuva ku irikwa ry'umuryango. Urupfu rwe rwahinduye uburyo abantu bamurebaga. Kuva ku mwanya w'umuyobozi w'impinduka, yaje ku mwanya w'umuntu washyigikiye ubutegetsi bukandamiza.
kugeza ku mwanya w'umwanzi mu maso y'abaturage benshi. Nyuma y'urupfu rwa Saif al-Islam Gaddafi muri uyu mwaka wa 2026, abantu benshi batangiye kugereranya inzira ye n'iy'abavandimwe be. Mu gihe Saif yagaragaye nk'umunyapolitiki wifuza impinduka ariko akaza kuba igikoresho cy'ubutegetsi, umwana mukuru Muhammad uyu yirinze politiki yibanda ku bucuruzi. Ali Saad yamenyekanye cyane mu mupira w'amaguru no mu gisirikare. Mutasimu na Kaimasi bapfuye mu ntambara yo mu 2011. Saif al-Islam nawe yapfuye mu gihe cy'intambara. Hannibal yagize ibibazo by'amategeko hanze y'igihugu. Aisha akora ibikorwa mpuzamahanga by'uburenganzira bwa muntu. Naho Hana na Milad bakurira mu muryango ariko nta ruhare rukomeye mu bya politiki bagize. Abana mu muryango umwe bagiye mu nzira zitandukanye, ariko Saif al-Islam uyu yabaye isura y'amateka y'umuryango wabo, uva ku mwanya w'impinduka ukagera ku mwanya w'umwanzi. Akaba umwanzi mu maso y'abaturage. Saif al-Islam Gaddafi yarenze kuba umwana w'umuyobozi, akaba yaragerageje guhanga isura nshya y'igihugu cye, ashyira imbere impinduka, ubwenge n'imiyoborere iboneye. Ariko amateka n'imiyoborere ya se n'umuryango byamushyize mu rugamba rutoroshye, aho icyizere cyo guhindura ibintu cyahindutse urugamba rw'amakimbirane n'ubugome. Urupfu rwe mu 2026 nyuma y'imyaka isaga 15 y'irikwa ry'umuryango we ntabwo ari iherezo ry'inkuru ye, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko ubuzima bw'abayobozi bukomeza kuba isomo rikomeye. Byiringiro n'impinduka bishobora guhinduka, ubutegetsi n'umuryango bishobora kwigisha, kandi umuntu umwe ashobora kuba icyitegererezo cy'amateka yose y'igihugu. Umurage wa Saif al-Islam ntabwo ugarukira ku bikorwa bya politiki gusa. Ni isomo ku buryo abantu bashobora kuba hagati y'icyizere n'urwango, hagati y'impinduka n'ubutegetsi bukomeye, hagati y'icyo batekereza n'icy'amateka baha. Ni inkuru y'umuntu wiyemeje guhuza ubwenge n'imbaraga, ariko akaza guhura n'ubuzima bwuzuye ibigeragezo, ibyishimo, agahinda, icyubahiro ndetse n'ishavu. Mu gutekereza ku buzima bwe, abantu bashobora kubona amasomo y'ingenzi ku butegetsi, umuryango n'ibihe bihindagurika bishobora guhindura umuntu, bigahindura umuntu n'isura ye mu maso y'abamukikije, kandi ko umurage nyawo w'umuntu ushobora kuba mu bitekerezo, mu masomo no mu mateka y'abamukomokaho. Saif al-Islam Gaddafi yaciye amateka atari nk'umuntu w'ikirenga, ahubwo nk'umwana w'umuryango, umunyapolitiki w'inzozi n'umuntu wahuye n'ubuzima bwose. Cyubahiro n'ibigeragezo byose bikazirikanwa mu mateka y'igihugu cye no mu mitima y'abamwibuka. Naho njye nitwa Umutesi Gloriose, ndabashimiye. Reka dukomeze guhurira mu biganiro nk'ibi ngibi.